yabwiye Petero buriya rero yari umuhungu ariko we yari afite n'ukuntu azi kuvuga azi kuvuga ari intyoza abwira Yesu ati ibintu byo kuvuga ngo barakugamba ntabwo uzafatira ntabwo uzapfa ntabwo uzapfa kuko Petero afite impamvu yari yariboneye umugabo ugenda hejuru y'amazi gutya nkuko agenda kuri gisima avuga ati ntabwo abantu bamuzi njye naramubonye yari yaramwiboneye ahagarika umuyaga buriya twebwe dutuye ahantu hatari imiyaga nigeze kugenda mu bwato igihe kimwe mva Igisenyi njya ahantu hitwa Iwawa kuvuga ubutumwa bwiza nibwo nabo ikinyago wese hagarika mu bwato hagarika umuyaga umuraba warahushye umuntu wese n'uko kwatega gusenga hari umwe wavuze ngo yewe murabizi ngo nta nubwo na madamu wanjye ari password zangiza Petero nabonye hagarika umuraba uteye ubwoba mwingi bita ngo ni za tsunami aravuga ati ntabwo bamuzi uvuga bazamwica ntabwo bamuzi bazamukura he umuntu ugenda hejuru y'amazi agahagarika umuraba bazamukura he ntabwo ari rwose nk'iki ntabwo uzapfa muzi kuresha namubwiye ngo sura inyuma Satani uwo munsi Petero rero ndavuga ngo ni urutare ngo azitwa Kefa ariko uwo munsi bisa muri Satani ngo sura inyuma Satani kuko ibyo uvuga ntabwo ari imigambi y'Imana n'iy'abantu ntakindi abakozi umurangurura niwe ko nawe wa paruwasi ya Gatsata. Haleluya. Umukuru wa Kristo muri paruwasi ya Gatsata ni umurangurura. Umukuru wa Kristo muri paruwasi ya Remera umurangurura. Komeze hari imirimo hanyuma ndibuze muhindure muri gukorerwa hano hanze.
hanyuma amasaha yagiye abantu dukureba bagenda bihanganye tugiye gusenga Imana kubera ko ntibagenda basize nitwaye Nyirashyaka umuposte Rangurura kandi umuposte Sambi Kigali hanyuma amatangazo ahari ejo iteraniro riratangira saa 2 zuzuye kugira ngo tuze kubona amasaha niba saa 3 tube dushoboje kuko turasabwa ko saa 10 n'igice gahunda ya kabiri irarangiye kugira ngo abantu barebe umupira muri nane muri auditorium tutaza kubona kandi nanone batwishanye baje kureba umupira kandi ntabwo byaba bimeze neza siko bimeze neza abantu bose tuzishyira ku murongo kandi Imana iri kumwe natwe haleluya reka twagare dusenera adusengere adusabire umugisha hanyuma Imana igiye gute ibarinde haleluya haleluya uyu mugabo arasigara ayoboye gahunda haleluya kuko wavuze rero ejo ni igitaramo ejo dufite abasore bako mwabibonye hazaba hari Alphonse Mukiza ndetse hazaba hari n'ababishop batandukanye harimo Asiel Bishop Asiel ndetse na Bishop Benzi muzaze rwose tuzumva Imana izaba iri kumwe natwe ikindi Rangurura bose basigare hano ubundi bwo n'abaposte bacu bakiri hano naho tugiye kuvugana gato ubundi bwo reka twakire umubyeyi dusabe umugisha w'Imana Mama Uwiteka turagushimiye Imana nziza Imana yo kwizerwa Imana ikomeye Imana isezeranya igasohoza Imana idukunda Imana ibana natwe Imana ikambira ibyiza kuri twebwe turagushimye Mukiza wakoze kubana natwe wagize neza kuri gahunda wagize neza gutaramana natwe wagize neza umugisha rushimwe Uwiteka amashimwe yose n'ayawe icyubahiro cyose ni cyawe imirimo yawe yatowe gushimiye kandi tukurangije iri imbere tukweretse uyu mugoroba utubere umugisha ugendane natwe gahunda zisigaye uzibemo ndetse n'umunsi w'ejo Uwiteka nyir'ingabo uzihesha icyubahiro tumushimiye ko byose ubikoze neza kandi ibintu uzabikora neza tuguhaye amashyi menshi mu izina rya Yesu amen amen